Yesu ashimwe inshuti mwene data udukurikira hano ku Mukiranutsi TV. Imana iguha umugisha, ikumurikishirize mu maso hayo mu izina rya Yesu. Nguhaye ikaze muri aya masaha, mpaye ikaze abumva ururimi rw'ikinyarwanda bari mu bice byose by'isi. Udukurikirana wese ahabwa umugisha, wakanze subscribe uhabwa umugisha mu izina rya Yesu. Ni mwene so niyo yita Theobald. Aya masaha nkuzaniye ubuhanuzi Imana impaye bwihutirwa cyane ku muntu wese ubyumva, kandi ni byiza ko ujya ubisangiza mwene so. Imana izaguha umugisha kubwo gukurikirana ubutumwa bwiza, ntiwifuze ko ubyumva wenyine ukabisangiza n'abandi. Reka dusome ijambo ry'Imana ry'ubuhanuzi, hanyuma nkubwira icyo Imana yambwiye. Imana ihimbazwe. Dusome mu gitabo cyo kubara ibice 12 ku murongo w'8. Haranditse ngo, kubara ibice 10 ku murongo w'8 haranditse ngo, wowe tujya twivuganira n'akanwa kacu neruye, atari mu migani, ngo kandi ishusho y'Uwiteka ajya ayibona. Ngo nuko niki cyabatinyuye kunegura mugaragu wanjye Mose? 9. Bikongereza uburakari bw'Uwiteka aragenda. 10. Cya gicu kiva hejuru y'ihema ryera kiragenda. Miriyamu asesa ibibembe byera nk'urubura. Aroni ahindukirira Miriyamu, abona asheshe ibibembe. Aroni abwira Mose ati, databuja, ndakwinginze we kudushyiraho igihano cy'icyaha twakoreshejwe n'ubupfu, tukizanira urubanza. Ndakwinginze ye kumera nk'igihwereye kivutse kiboze mu ruhande rumwe. Mose atakira Uwiteka ati, data mana, ndakwinginze mukize. Uwiteka asubiza Mose ati, iyaba se yamuciriye mu maso gusa, ntiyakozwe n'isoni iminsi 7. Amen. Imana ihimbazwe. Aha ijambo ry'Imana ritubwiye uko Miriyamu na Aroni basheshe ibibembe bikomotse ku kunegura umukozi w'Imana Mose, bakamwivovotera, bakamunegura. Imana yavuganye nanjye iki rero? Imana yambwiye ngo nimbwira abantu, yaje kumpishurira abantu bajya banegura abakozi b'Imana. Imbwira no ku bantu bajya babivovotera, abantu bivovotera abakozi b'Imana mu mitima batavuze, ariko mu mitima bakabanegura, bakabavugaho, bakabivovotera mu mutima kubwo gutinya ntibavuge. Imana yambwiye ngo aba bantu bikongereje uburakari bw'Uwiteka. Abantu benshi bafite umuvumo ukomoka ku kunegura no kwivovotera abakozi b'Imana mu ibanga rikomeye, abantu batazi ariko ijuru ryabonye. Imana yavuganye nanjye ngo nimbabwire ngo umuntu wese uzi ko yivovose ku mukozi w'Imana uwo ari we wese, umuntu uzi ko yaneguye umukozi w'Imana uwo ari we wese, mbabwire ngo abantu benshi bafite umuvumo, abantu benshi bananiwe kwinjira mu mugisha wabo bikomotse ku kunegura no kwivovotera abakozi b'Imana. Imana idufashe mwene data. Imana ikeneye ko wihana, icyo kintu ukacyatura, ukabwira Imana ikakubabarira, kubera ko wivovoteye abakozi b'Imana, ukivovota kubw'ibyo uzi cyangwa se utazi, ariko warivovose. Ikizima ni ukwivovota.
Imana rero yaje kumbwira ngo abantu benshi bafite umuvumo ukomoka ku kwivovota, bakivovotera abakozi b'Imana. Ni mwihane mwene data, kuko hari umuvumo uri ku buzima bwawe kubwo kwivovota. Imana niyo yabimbwiye, sinyibeshyera. Imana irashaka ko wihana kubera ko ari ivovose abandi bagiye banegura abakozi b'Imana. Bibiliya yavuze ngo Mose na Mariyamu ngo basheshe ibibembe kuko baneguye Mose, ngo bajya kwihana imbere ya Mose. Mose ngo abwira Imana ngo Mana, bakureho iki kintu, bakize Mana, ndakwinginze. Imana ishimwe. Imana ibakuraho umuvumo kuko Mose, Imana ishimwe, bari bamaze kumwihanira, kumwaturira. Nshuti mwene data, abantu benshi bishwe no kwihagararaho, kwikomeraho, kugira imitima ikomeye nk'amabuye, bakanga kwihana, bakibwira yuko Imana itabibona. Ariko ndagira nkubwire ngo abantu benshi bafite umuvumo ukuruwe no kunegura abakozi b'Imana. Umuntu akaba yaragusengeye warangiza ukamunegura, umuntu akaba yarakurambitse ibiganza warangiza ukamunegura. Ariko nkubwire ngo Miriyamu na Aroni hari ikibembe cyabajeho, hari umuvumo wababonetseho kuko baneguye uw'Imana yahamagaye. Imana ihimbazwe cyane. Nshuti mwene data, ndagira nkubwire ngo iki ni igihe cyo kwihana, Imana ikagukuraho ikibembe. Ntushobora kwinjizwa mu mugisha kandi uri mu buneguranyi. Ntushobora kugira iterambere waraneguye umukozi w'Imana. Ntushobora gutera imbere kandi ufite umuvumo ukomoka ku kunegura umukozi w'Imana. Nshuti, ndagira nkubwire ngo wivovoteye, uwo waneguye ni umukozi w'Imana. Ntukwiriye kumunegura. Umukozi w'Imana yihanirwa n'Imana, ariko si woweho ugena icyo Imana imuhanisha. Si wowe ukwiriye kumunegura. Ibyo yakoze mureke, izo nzira anyuramo zitari nziza zimurekere, ibyo yakoze bidatunganye bimurekere. Ariko nta mbaraga ufite, nta bushobozi ufite bwo kumunegura cyangwa se kumwivovotera, kuko ari Imana yamwihamagariye izi uko izabigenza. Aho ahurira n'Imana yihana ntuhazi. Bityo rero niba aho yiyungira n'Imana utahazi, ni nako wikongereje uburakari bw'Uwiteka umunsi wamwivovoteraga, umunsi wamuneguraga. Ndagira nkubwire ngo uwunegura yahamagawe nayo, niyo yaba atarahamagawe nayo, apfa kuba ari umukozi w'Imana. Ntukwiriye kumunegura. Rero dusaba Imana imbabazi, Imana ibabarira abantu, Imana yeza abantu baneguye abakozi b'Imana, bagiye babivovotera mu mitima. Umwuka w'Imana yaje kumbwira ko wikongereje uburakari bw'Uwiteka. Iki ni igihe cyo kwihana, iki ni igihe cyo kwiyunga n'Imana, ikagukuraho umuvumo, ikagukuraho uburakari bwayo, hanyuma ukakira imbabazi z'Imana kandi uhabwa umugisha w'ubuyumvira. Birakwiriye ko twumvira Uwiteka, kubera ko biravuga ngo ese Imana ikunda ibitambo byokeje kuruta abayumvira. Rero Imana ntikeneye yuko dusenga amasengesho menshi atarimo kwihana no kumvira Imana. Zimwe mu nkingi zigera muri 5 zigize umukristo harimo no kwihana mwene data. Iya mbere ni ukwakira Kristo nk'umwami n'umukiza. Iya kabiri ni ukwihana. Imana idufashe. Iya gatatu ni ugusenga. Iya kane ni ukwizera. Imana ihimbazwe. Iya gatanu ni ugusoma ijambo ry'Imana tukarigenderamo. Rero nshuti mwene data, iki ni igihe cy'uko twihana, tukihana abivovoteye Uwiteka, abagendeye mu nzira zitari nziza, tukihana tukagendana n'Imana dukiranuka. Bityo umuvumo w'Uwiteka, uburakari twikongereje bw'Uwiteka bukava kuri twebwe. Imana ikubabare mwene data, ni iki Imana yari ikuntumyeho. Nugikora igikunze, Imana igukureho umuvumo, Imana igukureho uburakari kubwo kwivovota ndetse no kunegura abakozi b'Imana. Imana ikubabare mwene data. Reka dusenge. Mana data wa twese, babarire umushiki wanjye, ubabarire uyu mwene data, weze ubugingo bw'abantu bagiye bivovotera abakozi bawe. Ubabarire kandi weze utunganye amaraso umwana w'intama, ababarire yeze atunganye, ahumanure uyu mwene data umushiki wacu wumvise ijambo ryawe, akumva icyo ntumye kuri we. Ndayikora mastifola idra, ndasenze kutala simeyadro, weze
weza abantu bawe batunganye ubahumanure, imbabazi zawe nizibe kuri bo. Mwene data uyu mubabarire, la mande costara dranto, nibabone kugira neza kwawe, neza umwami Imana ibe kuri bo, imbabazi z'Imana zimanuke, mwuka wera w'Imana manuke, ndaca umuvuma ndaca akarandi ingoyi yose y'abadayimoni ushwanyagure, twika ukongoro usenye kandi urimbure mu izina rya Yesu. Reka ikiganza cy'Imana kimanuke, imbabazi zawe zururuke kuri imirimo ndetse n'ibitangaza mu izina rya Yesu.